Hello guys, muri video nyakwereka uburyo wakorera amafaranga online nta gishoro. Abantu benshi bakunze kureba ama video bareba ama TikTok, ama YouTube, ariwe kureba ama video yose yari kuri izo mbuga ariko nta mafaranga binjiza, ari mega zabo ziri gupfa ubusa. Reba video yanjye kugeza irangiye naguteguriye uburyo wakorera amafaranga online nta gishoro ushoboye ukoresheje telefone yawe. Ya video yanjye kugeza irangiye ubundi nkwereka ukuntu wakorera amafaranga online. Wowe mushankwitse kubanza wakanda subscribe kugira ngo ama video yose ngiye kujya nkora uburyo yasanga kuri channel yacu ya Tutu Tech Key. Reba video yanjye mwereke ukuntu wakora amafaranga online nta gishoro. Chime ukomeje gukurikirana iyi video yanjye kugeza irangiye, wowe yemeje kuyireba. Niba ukeneye gukorera amafaranga online nakwifuza kubanza wareba video ukabanza wayirangiza kugira ngo ubashe kumenya ukuntu uzajya ureba ama video cyangwa se ukayashiraho ugahabwa amafaranga. Cyambere ugiye kuza gukora uraza ubaze chat GPT uri buze hano aha niba nta bifite muri telefone yawe uraza ahangaha muri Play Store yawe uraza wakande, numara kwakanda uze ahangaha usacingira niho uri buze, numara kuhaza usakingemo chat GPT. Ngira ngo urayibona, dore ni iyi ni AI igufasha kubona ukuntu wakorera amafaranga online nta gishoro. Uraza ngaha ngira ngo urabona yuko ngiye nyifitemo, urayibona yamaze kuba install. Ndaza ngaha nsubira inyuma mu application yanjye ubundi cakemo chat GPT. Ngira ngo urabona yuko ngiye nyifite muri telefone yanjye. Uraza uyikandeho, numara kuyikandaho urategereza, hanyuma uraza wandikemo ni gute nakorera amafaranga online nta gishoro nanze, hanyuma uhite wohereza. Utegereza ibyo chat GPT uri buze kukubwira. Irakubwira uburyo ushobora gukora amafaranga nta gishoro. Ngira ngo urabona yuko barambwiye ngo hari uburyo bwinshi wakoramo amafaranga udatanze igishoro. Dore inzira 5 zizewe zatangira uzikoresha. Ngira ngo urabona yuko ngewe kwako ndamubajije gukora video kuri YouTube. Wowe ikintu cyambere ugomba gukora ni ugufungura YouTube channel ukajya ushiraho video zawe wumva ukunze, cyangwa se icyaha ibintu bita neshi. Niba mubizi, niba uri mu content creator cyangwa se niba utarabawe, nakwifuza gufungura YouTube channel ukajya ushiraho ama video yawe wikoreye. Mbere yuko ujya guhitamo content ukora, ugomba guhitamo cya kintu ukunda, cya kintu wiyumvamo, nene ukagenda ukarobanamo mbese ibi bintu nkunda bikenerwa n'abantu benshi. Ukibaza ku kantu, niba ufite urugero nkanjye, urabona nje nkunda gukoresha telefone, nahisemo content yuko nzajya mbakorera ibintu, uburyo wakoreramo amafaranga online ndetse n'uburyo wakoresha mu telefone yawe. Nibyo usanga hano kuri YouTube channel yanjye, niyo content nahisemo kuko ari byo bintu nkunda. Reba ngira ngo urabona yuko uraza ugasoma ibi bintu byose aba yaguhaye ibyuza ugasoma, aba yaguhaye inzira nyinshi. Reba nkaha ngaha gukora ubutumwa cyangwa inyandiko ku mbuga zishura. Ushobora guhimba website yawe. Urugero, niba ukunda gukora ipari ukavuga ati ngiye guhimba website nzajya nshiraho amashuwa yizewe cyangwa se amapari yizewe ku makipe yakinye uwo munsi. Ibyo ngibyo website nayo irabiguhembera. Ushobora kwandikira abantu inyandiko, gutunganya amafoto cyangwa se kubufasha mu bumenyi bwa tech. Ama website ushobora kubisangaho www.fiverr.com, www.upwork.com, www.freelancer.com. Na application menshi. Ibi bintu ni ibintu byinshi ugenda ukurikiza. Ama video ni ikintu nakwifuriza wo kwirigura reba ama video ku ma TikTok na YouTube. Ushobora gufungura YouTube channel yawe ugakora content yawe ukunda, hanyuma ukajya ukorera amafaranga online bitagusabye igishoro.
niba iyi video iri kugufasha wakanda like ukanayisharinga n'abandi bakayibona bakamenya uburyo bashobora gukoreramo amafaranga online nta gishoro kandi byihuse. Ngira ngo urabona ikindi cya gatanu, kwinjiza amafaranga ukoresheje affiliate marketing nta gishoro utanze, ukajya ushyira linki z'ibicuruzwa by'abandi nko kuri Jumia, Amazon, AliExpress, aho hose ushobora gushyiraho bakajya bakwishura, umuntu ayiguze ukabona komisiyo. Kuri ubu uri kwamamaza, nzabakorera video y'ukuntu ushobora gukoresha ubu buryo bwa gatanu bwa affiliate marketing. Ni uburyo wowe wamamaza, umuntu yayigura ukahita ubona komisiyo. Komisiyo ni ubukomisiyoneri, ni ukuguha amafaranga y'ubukomisiyoneri y'ukuntu wakoze ukamamaza za myenda cyangwa se bya bikoresho bamamaza kuri application, ngira ngo urayaze kuri za Amazon. Iyo wisharinze hari uburyo baguha komisiyo bitewe n'uwo wisharinze agasanga araguze, nawe ushobora kuguha amafaranga. Niba video yanjye gufashije wakanda like ugakanda subscribe niba uri musha. Tubonane mu yindi video ngiye kwakorera mu kanya ukuntu wakora amafaranga online.